bigutinyuka kubera kuri wenyine. Ariko niwemera kugendana n'Imana, niwemera kugendana na Kristo, ibyo byagutinyukaga bizagutinya bidatinye wowe, ahubwo bitinye Imana iri kumwe nawe. Twongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Imana y'amahoro niduhana umugisha. Muri iki gihe turimo, igihe kitoroshye, twagize umugisha wo kugira ngo tujye tuganira ku ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu tubahaye ikaze kugira ngo dukomeze tubane muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Hanyuma wowe ugiye gukurikira iki kiganiro cyacu, turagusaba gukora subscribe, ndetse bikoroheye wumvishe unyujwe wacyoherereza n'abandi ntacyo bitwaye, ugakorera umugisha wo kwamamaza ubutumwa bwa Kristo. Rero amazina yanjye nitwa Gusenga Irene. Munyemerere tubane muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Dusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 12. Turaza gusoma duhereye ku murongo waho wa 5. Haravuze ngo nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Ndasubiramo iri jambo kuko ari ryo tugiye kumara umwanya tuganiraho. Haravuze ngo nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Imana iduhana umugisha. Nifuje ko tuganira muri uyu mwanya ku bushobozi bw'amasengesho. Niba hari ikintu gifite imbaraga, niba hari ikintu gifite ubushobozi, amasengesho agira imbaraga zidasanzwe. Amasengesho ahindura ibintu bitagombaga guhinduka. Amasengesho ahesha uwasenze akamuhesha umwana atari yiteguye kuzabona umwana. Iyo dusomye ijambo ry'Imana ritwereka ko umugaragu w'Imana Zekariya yasenze Imana yisaba umwana igihe kirekire, ndetse igihe kiragera arasaza n'umugore we arakecura, ariko Imana ngo yumva amasengesho. Zekariya arahera, marayika w'Imana arazamubwira ngo amasengesho yawe yarumvishwe, ngo none Uwiteka aravuze ngo agiye kuguha umwana w'umuhungu uzamwite Yohana. Uriya Yohana nta handi yavuye mu masengesho. Amasengesho ya Hana igihe yarari ishiro, arimo abumbura umunwa utabasha gusohora ururimi ngo ijambo risohoke, anyeganyeza umunwa, Imana yaramwumvishe, abona umwana Samweli amukuye mu masengesho. Ndashaka mvuge imbaraga z'amasengesho zihindura ibintu. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Esteri, hatwereka igihe ngo umugabo witwa Hamani yateguye inzandiko zo kwica Abayuda bose. Inzandiko barazisinya ndetse ziratangwa, hashirwaho n'umunsi. Ngo ariko Abayuda basenga iminsi 3 biyirije ubusa. Mugaragu w'Imana Esteri avuga ijambo nakunze cyane, aravuga ngo iyo minsi 3 nishira nzajya imbere y'umwami nirengagije itegeko. Reka ngubwire ngo isengesho rigira imbaraga zisuzugura itegeko ry'abisi. Imana ihabwa icyubahiro. Ijambo ry'Imana rivuga ngo isengesho rihindura amateka, ngo ku munsi Abayuda bagombaga gupfaho, ngo abanzi b'Abayuda ngo bakagira ijambo ku Bayuda, ngo niwo munsi byahindutse, ngo ahubwo Abayuda bari bo bagira ijambo ku banzi babo. Ndashaka kuvuga isengesho. Muri iyi minsi nagize umugisha ukomeye, mbona ikintu gikomeye nigiye ku masengesho. Mfite umwana w'umukobwa, n'umwana wanjye mukuru. Uyu munsi arimo aruzuza imyaka 18. Yagiye kwiga, Satani aramuriganya, ubwenge, atangira kuba umuswa mu ishuri. Ari mu wa 6 pirimeri, yazanaga amanota 26 kuri 100 ku ijana.
nawe reba amanota 26%. Igihe cy'ibizamini cyegereje arambwira ngo papa ndashaka gusenga ninginga Imana hari icyo nshaka gusengera. Ntiyambwira icyo agambiriye gusengera, ariko arambwira ngo arasenga iminsi 7. Afata iminsi 7 atarya, iminsi 7 nta kintu na kimwe anywa. Naratangaye beneda, narasenze, nagiye mfata iminsi 3 igashira nkafata indi, ariko sindasenga iminsi 7 ntajya nanywa. Ariko umwana w'imyaka 18 arasenga neza arasenga, ariko Imana ni igitangaza. Yesu we urashoboye. Ageze ku munsi wa 5 nkumirwa kujya kwigisha ahantu nagombaga kwigisha icyumweru cyose. Ndangije bantegurira imyenda bayishira mu gikapu. Ngiye guheka igikapu, umwana arambwira ngo papa ninjye uri buguherekeze. Amvana mu rugo, dukora urugendo rw'iminota 20 kugira ngo tugere ku modoka. Yikoreye igikapu kirimo imyenda nzambara icyumweru cyose, amaze iminsi 5 atarya atanywa, hari icyo arimo gusengera. Naragiye ngera mu ivugabutumwa mara y'icyumweru. Icyumweru kirangiye, ibizamini byo gutsinda birasohoka. Ngiye kumva numva arampamagaye ngo papa ngo ikintu nasengeraga Imana yagikoze. Namubwira ngo niki wasengeraga? Arambwira ngo ntitaye ku manota nagiraga, ntitaye ku bujiji nari mfite, nabwiye Imana muri iyi minsi 7 ngo ningorare igitangaza ngibone, ndashaka gutsinda. Ndagambwira mbabwiza ukuri, yaje yatsinze, ariko Imana ni igitangaza. Izina ry'abari ryo bakatiraho umurongo, aza mubatsinze ari we wa nyuma, ariko yatsinze. Ndavuga ngo mbonye gukomera kw'Imana, nabonye ko amasengesho agira imbaraga zihindura ibidahinduka. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Dusomye ijambo rikomeye cyane. Ni igihe umugabo witwa Herode, umwami Herode, ngo yahagurukiye kurwanya b'itorero, ngo arangije afata Yakobo, ngo mwene se wa Yohana mwicisha ingota. Ngo akimara kumwica, ngo abayuda baranezerwa, ngo abonye ko anejeje abayuda, ngo afata icyemezo cyo kwiyongeza. Ngo arangije afata Petero, ngo amushyira muri gereza. Igihe Herode yashiraga Petero muri gereza, ngo Herode nawe yaje kumenya ko nubwo yafashe Petero, amenya ko Petero ari umuntu udasanzwe, ngo ahitamo kumurindisha abarinzi 16. Imana itugirire neza cyane. Ngo abo barinzi 16 ngo abarinda akoresheje 4, ngo kuri buri muryango agashyiraho abarinzi 4. Ngo arangije ngo gereza yamushizemo, ngo amushyira hagati y'abandi barinzi 2, ngo kandi aboheshejwe iminyururu. Ndashaka kuvuga isengesho rihindura ibintu. Imana y'amahoro itugirire neza. Igihe Herode yafataga Petero, ngo akimara kumugeza muri gereza, ngo yizeye neza adashidikanya ko yarangije gufata Petero, ngo yahise ashiraho amatangazo, atangaza umunsi azatanga Petero akamwica imbere y'abaturage bose. Ngo bategura kumwica iminsi mikuru ya Pasika irangiye. N'umunsi wo gupfa kwa Petero Herode awushyiraho. Ariko reka mbabwire ikintu gikomeye.
igihe Herode yafataga Petero akamushyira muri gereza, hari amakuru Herode yari adafite. Ndashima Imana ko ibiturwanya hari amakuru Imana ibyima. Burya abakurwanya iyo Imana ibaha amakuru yawe yose bakabaye barakurangije, ariko ndashima Imana ko hari amakuru Imana yabimye. Amakuru Herode yari adafite n'ayahe. Umunsi umwe ngo Yesu yicaranye n'abigishwa be, arangije ababaza ikibazo, arababwira ngo ko tumaze igihe kinini tugendana, iyo mwumvisha abantu bavuga ngo ndinde, ngo umwe aramubwira ngo bavuga kuri Yohana, undi aramubwira ngo bavuga kuri Eliya, undi aramubwira ngo bavuga kuri umwe mu bahanuzi. Yesu arangije arababaza ngo none mwebwe munyitande? Ngo Petero yuzuye umwuka wera aramubwira ngo sindi buvuga uko bakwita, ahubwo ngewe ndakuvuga uko nakubonye. Aramubwira ngo uri Kristo, umwana w'Imana isumba byose. Imana ihabwa icyubahiro. Nongera mbabwire ko guhishurirwa Kristo ni ubuntu bw'Imana. Yesu aramubwira ngo si inyama n'amaraso bikubwiye uwo ndi, aravuga ngo ahubwo ni Data wo mu ijuru guhishuriye. Imana ishimwe. Akimara guhishurirwa Kristo, Kristo nawe aramubwira ngo noneho nanjye reka ngubwire, uri Petero, bisobanura urutare. Imana ishimwe cyane. Aramubwira ngo nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, ngo kandi amarembo y'ikuzimu ntabwo azigera arishobora. Imana ihabwa icyubahiro kandi izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru. Ndashaka kuvuga iki? Aya magambo Yesu yabwiye Petero, Kristo yamubwira Herode ntiyari ahari. Ndashima Imana ko hari ibintu Imana yagiye ivugana natwe abaturwanya badahari. Hari ibintu Imana yavuganye natwe abaduhiga badahari. Niyo mpamvu bajya baducira iteka bakavuga ko ntacyo tuzimarira, bakavuga ko ntacyo tuzageraho, ariko hari icyo Imana yavuze ikakitubwira badahari. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe kandi izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru. Ndongera ndashima Imana ko hari ibintu Imana yatuvuzeho ibituvugaho badahari. Bugitubwira ko tuzabyara ntabwo bari bahari. Niyo mpamvu bavuze ngo tuzapfa tutabyaye, kuko umunsi yavugaga ko tuzabyara ntabwo bari bahari. Imana ishimwe cyane. Ariko kuko Herode adafite ayo makuru, ngo afata Petero ngo amushyira muri gereza, ngo aramwiyongeza, yibwira ko ari bumwice nguko yisha abandi. Ngo amugejeje muri gereza amuha abarinzi 16 kandi bane. Reka mvuge gato kuri aba barinzi. Himbazwa Kristo. Nubwo Herode yafashe Petero, yarazi neza ko Petero atandukanye n'abandi yishe. Kugira ngo yizere ko afashe Petero, bituma ashiraho abarinzi benshi. Ndagira ngo ngubwire ko impamvu ufite intambara nyinshi, impamvu ufite ibigeragezo bihora bisimburana, nuko Herode agutinya, nuko Satani azi kuri umunyembaraga, nuko Satani azi kuri umuntu udasanzwe imbere y'Imana. Herode amaze kumenya ko Petero adasanzwe, amuha abarinzi benshi. Ijambo ryavuze ngo amuha abarinzi bo kumurinda 4. Reka mvuge gato kuri aba barinzi. Sinzi abarinzi Satani yakuzaniye
abategeka kukurinda kugira ngo utagira aho ugera. Ariko ndagira ngo ngubwire ko dufite Imana ishobora byose. Ngo yafashe abarinzi bane agenda bapanga bane abaha amabwiriza ko baba maso kugira ngo Petero atabacika. Afata ubushomeri abuparikaha. Burya uwo nawe ni umurinzi. Arabubwira ngo undindire Petero, utazigera utuma Petero abona akazi. Umurinzi witwa bushomeri ahagarara arinze Petero ngo atazabona akazi. Afata umurinzi witwa bukode aramubwira ngo ndindire Petero atazigera yubaka iye n'umunsi n'umwe. Bukode araza. Afata gahinda aravuga ngo gahinda ndindira Petero atazigera gucika. Uwo ni umurinzi. Afata ubukene aravuga ngo bukene we mfatira Petero ntazigera gucika. Ngo Herode azana abarinzi 16. Sinzi umubare w'abarinzi Satani yashize ku buzima bwawe. Sinzi ubwoko bw'abarinzi yazanye mu rugo rwawe, yazanye ku buzima bwawe kugira ngo mutava aho Herode yababoheye. Ariko ndashaka ngo ngubwire ikintu gikomeye. Ngo Herode abonye abarinzi arebye ubwinshi bwabo, ngo Herode arangije arasinzira, ngo ahitamo kwiryamira hagati y'abo barinzi. Arasinzira. Ijambo ryavuze ngo Herode asinziriye hagati y'abarinzi. Ngo abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Shaka kuvuga amasengesho ahindura ibintu. Yesu we, Herode amaze kumuha abarinzi, ari hagati y'abarinzi yasinziriye. Ijambo riravuga ngo abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Ngo barimo basenga babwira Imana ngo Mana, Petero wacu arafunzwe ari muri gereza, kandi Petero hari umumaro tumarira. Uyu Petero hari ubutumwa yavuze. Ngo basenga amasengesho, Imana iri mu ijuru yumva aya masengesho. Ngo Imana yumvisha aya masengesho yohereza marayika. Imana ishimwe cyane ko hari marayika w'Imana igiye kohereza kugira ngo agukuraho Herode yagufungiye. Imana igiye kohereza marayika kugira ngo marayika w'Imana akufatira abarinzi bakugose. Imana ishimwe cyane. Bibiri avuga ngo marayika w'Imana ngo anyura muri gereza, ngagwa hagati y'abarinzi, ngo kwari 16, ngo bose bikubita hasi, ngo basinzira ubuticura. Imana yo mu ijuru, Imana isumba byose, iyaremye ijuru n'isi, ni gufatira abarinzi bakugose, ni gufatira abarinzi Satani yazanye ku buzima bwawe ngo udatera intambwe. Nirangiza ibagufatira ibature hasi bave ku buzima bwawe. Ngo marayika w'Imana arinjira, ngo asanga Petero ahandi aryamye, ngo arangije amukomanga mu mbavu, aramubwira ngo Petero byuka n'ingoga unkurikire. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Reka mvuge ikintu kidasanzwe nabonye, mvuge ikintu gikomeye nabonye. Himbazwa Kristo, himbaza mwami w'abami. Amasengesho agira imbaraga. Marayika w'Imana hageze, abwiye Petero ngo haguruka ungurikire. Ngo marayika w'Imana yitegereje Petero, ngo asanga Petero nta ngweto yambaye.
icya kabiri ngo asanga nta mwitero afite, ngo marayika w'Imana abwira Petero ngo fata ingweto zawe ufate n'umwitero wawe ungurikire. Namenye ko iyo Herode yagufashe akwambura umwitero, iyo Herode yagufashe akwambura ingweto, ariko nanone y'Imana ije kugutabara. Ibintu byose Herode yakwambuye, ibintu byose Satani yakwibye, marayika w'Imana muhaguruka bigusubije. Reka ngubwire ngo Imana igusubize ibihe byawe, Imana igusubize umukongerera izindi mbaraga, Imana igusubize ikintu cyose Satani yakunyaze. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, kandi izina ry'Uwiteka rishirwe hejuru. Ngo nuko Petero arabyuka, haleluya, ngo akibyuka, ngo Petero ngo afata umwitero we arawitera, ngo arongera yambara ingweto ze, ngo arangije akurikira marayika. Dore ijambo ryanejeje, marayika abwira Petero ngo unkurikire. Ndashima Imana ko Imana ije kubana nawe mu kibazo, itajya ijya inyuma, ahubwo Imana ijya imbere. Kuri iyi si iyo umuntu akubwiye ngo ari kumwe nawe, ngo aragushigikiye, arakubwira ngo kuraje tukuri inyuma. Ijambo kukuba inyuma risobanura kuba inyuma yawe, wowe ukajya imbere. Nugwa mu rwobo abimenye ko waguye mu rwobo, atararurwamo yisubiriremo. Ariko reka ngubwire ukunda Imana itandukanye n'abantu. Iyo Imana ije kubana nawe ikujya imbere, niko yabwiye Kuro ngo dore nzakujya imbere, ahataringaniye mparinganize. Imana ishimwe cyane. Ndashima Imana ko mu rugamba rukomeye, mu ntambara zikomeye ubuzima bwawe, Imana igiye kukugenda imbere, Imana igiye kujya imbere yawe kugira ngo ugende inyuma y'Imana, Imana ikujya imbere. Niko Imana yayoboye Abisiraheli, iriya nkingi y'igicu, iriya nkingi y'umuriro, ngo yabajyaga imbere. Ndashima Imana kwimenya aho urugamba ruri. Icyakora yabagiye inyuma umunsi umwe, ngo igihe abanyegiputa bari babegereye, Imana ibona ko abanyegiputa bagiye kubegera, ngo ya nkingi iva imbere ijya inyuma kugira ngo ijye kurwanya abanzi b'Abisiraheli. Ndashima Imana ko Imana igiye kujya imbere yawe. Wagendaga wenyine ntibyemere, ariko noneho Imana igiye kukujya imbere. Umunsi umwe nagatekerezo keza nasomye, gatekerezo gatangaje, ngo Bakame ngo yigeze ibwira izindi nyamaswa, irazibwira ngo mwarangije kumenya ko ari njye wabaye umwami. Ngo inyamaswa zose zirikanga zibaza Bakame ngo ni gute waba wabaye umwami. Bakame abwira inyamaswa ngo rega ngo n'intare ubwayo yarangije kumenya ko ari njye mwami, ngo niba mugira ngo ndabesha nayo mujye kuyibaza. Inyamaswa ziragenda ziravuga ngo ntabwo turajye ibwami tugusiza, ahubwo turakujyana nawe bakwice. Ngo bafata Bakame bayijyana ibwami, bayigejeje ibwami babwira intare atumva wa ntare we, ko Bakame yavuze ko ari we mwami, wowe uri igiki? Ngo intare n'uburakari bwinshi bwira Bakame ngo egera hino. Ngo Bakame abonye ko intare yarakaye, Bakame abwira intare ati nyemerera njye nawe tuganire. Intare ibwira Bakame ati niki tuvugana? Bakame ati turavugana izi nyamaswa zidahari. Reka ngubwire ujye ukunda kwihererana na Yesu abantu badahari. Ngo barimo baganira, intare ibaza Bakame ati ngaho mbwira barakubeshera uri umwami cyangwa ntabwo uri umwami? Bakame abwira intare ati barimo barambeshera, atahubwo icyo barimo bambora ni ishyari bamfitiye, kuko barangije ko kumenya ko ari njye ugukurikira. Burya mu banyembaraga ni wowe wa mbere, ariko kandi mu banyembaraga ni njye ukurikira. Intare ibaza Bakame ati none ko nguzi n'imbaraga zawe nkeya, wabaye umunyembaraga gute? Bakame ibwira intare ati nyemerera uyu munsi ntugire icyo ntwara, ahubwo ejo uzaze tujyane mu ishyamba ngwereke ko inyamaswa zose zinyubaha ari nta nyamaswa n'imwe itanyubaha. Intare irabyemera. Mu gitondo Bakame n'intare ngo bizengurukana ishyamba,
bakame abwira intare ati nyemerera rero unyemerere ngewe ngenda imbere hanyuma wowe ujya inyuma. Imana ishimwe cyane, ndafashijwe kandi rero noneho wowe ibintu biri bube ubirebesha amaso yawe. Ngo bakame ijya imbere intare ijya inyuma, ngo hagati y'intare na bakame hajyamo metero ebyiri. Noneho bakame yagera ahantu hari inyamaswa z'inkazi, inyamaswa z'inkazi zajya gusimbuka ngo zifate bakame, inyuma zikabona hari intare, ngo zigasubira inyuma zivuga ati noneho ndabona umwami yahageze kandi nawe ashaka gufata bakame, reka ndeke umwami aba ari we umufata. Noneho bakame yabona inyamaswa zegeye imbere zihunze, ngo igahita ibwira intare ngo wabibonye. Intare yatiwe ati nabibonye ko bagutinye koko. Ngo bazenguruka ishyamba ryose, ngo bakame ntiyagira ikintu na kimwe iba. Intare iratangara, dore ikintu intare itamenye. Inyamaswa yarasimbukaga, igasimbuka ishaka gufata bakame, yajya kureba inyuma ugasanga inyuma hari intare. Reka ngubwize ukuri, hari ibintu bigutinyuka kubera kuri wenyine, ariko niwemera kugendana n'Imana, niwemera kugendana na Kristo, ibyo byagutinyukaga bizagutinya bidatinye wowe, ahubwo bitinya Imana iri kumwe nawe. Marayika w'Imana abwira Petero ngo nkurikira. Bibiliya avuga ngo bageze ku rugi rwa mbere rw'ibyuma, ngo rubabonye rurikingura. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Urugi rurikingura ubwarwo. Uru rugi ntabwo rwakingukiye Petero, ahubwo uru rugi rwakingukiye marayika uri kumwe na Petero. Naje kuvugana nawe, niwemera kugendana n'Imana, ibintu byose bizikingura, utambuke ari Imana bikinguriye nawe ubyungukiremo. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Ngo barasohoka, ngo bagera ku muryango wa nyuma w'ibyuma bikinze, ngo Petero abonye urwo rugi, ngo ahita amenya ko urwo rugi batari burutambukeho, ngo kuko rwa rugi rukomeye rw'ibyuma, ngo rukingishijwe ibyuma, ngo ariko bakihagera, ngo rwa rugi narwo rwabo, ngo urwabwo rurikingura. Bibiliya avuga ngo rukimara kwikingura, ngo marayika w'Imana asohora Petero, ngo amugejeje hanze. Imana ni igitangaza. Ngo amugejeje hanze ku irembo ry'umurwa, ngo aramubura. Ndabwo Yesu ashobora kuza kugutabara ngo agusige mu kibazo. Iyo Yesu aje kukurengera, mutandukana ikibazo kirangiye, mutandukana urugamba rurangiye. Kanongere ngubwire ngo ni Yesu wenyine udashobora kugusiga ku rugamba, ni Yesu wenyine udashobora kugusiga mu kibazo. Nasomye ijambo rikomeye igihe Abisiraheli bambukaga Yorodani ku bwa Yosuwa, ngo abatambyi bari bahetse isanduku y'isezerano, ngo Yosuwa yarababwiye ngo nimuhagarare muri Yorodani, ngo kugeza igihe Abisiraheli bose barangiza kwambuka. Bahagarara muri Yorodani bikoreye isanduku y'Imana. Yorodani irahagarara, Abisiraheli bose barambuka. Kugeza igihe barangije kwambuka, Abisiraheli babona kuva muri Yorodani, abatambyi barazamuka. N'Imana yinjira mu kibazo ntikigusigemo kitarangiye. Iyo yinjiye mu kibazo cyawe, ikivamo ari uko kirangiye. Ndacyari kuvuga ngo amasengesho ahindura ibintu. Imana ihabwe icyubahiro kandi izina ry'Uwiteka rikomeze gushyirwa hejuru. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo Petero ngo ageze ku irembo ry'umurwa, ngo akomeza yerekeye mubera agana kwa mama Mariko. Ngo ageze kwa mama Mariko, ngo asanga barimo barasenga, abitorero barimo barahamagara Imana, barimo barayibwira ngo Uwiteka dukeneye Petero wacu, Uwiteka we duhereze Petero. Barasenga bahamagara Imana. Icyo batamenye ngo nuko bari barimo basenga, Imana yasubije.
ngo Petero ageze kuri urwo rugo ngo arakomanga, ngo agikomanga ngo harakaje akagakobwa kitwaga Ruda ngo gahengereza mu rugi, ngo gahengereje kabona ni Petero. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo ibi neza neza ngo bikabuza gukingura urugi. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Ibi neza neza ngo bikabuza gukingura urugi. Kananiwe gukingura urugi ngo kazenguruka muri babandi barimo basenga. Umva amasengesho ahindura ibintu, ngo karimo kagenda karababwira ati nimuceceke, nimutuze, nimuceceke. Abandi bati kubera ko ducecekesha, karababwira ati Petero yaje. Petero ari ku muryango ngo bakamubwira ngo ntabwo bishoboka, ngo ahubwo urasaze, kubera ko gereza Petero arimo turayizi ko atayisohokamo. Gereza Petero arimo nta kintu cyayimukuramo, ariko nabo akabagira ati nukuri ndamubonye. Bibiliya avuga ngo bakinguye basanga Petero hanze ngo barumirwa. Amasengesho ahindura ibintu. Nagira ngo ngubwire ngo hari ibintu byananiranye, hari ibintu abahanga badashoboye. Muganga ashobora kukubwira ngo genda utegereze ntibigishoboka, ariko amasengesho arabishoboye. Ibyo abana b'abantu badashoboye, amasengesho ubwayo arabishoboye. Imana y'amahoro niduhana umugisha. Ngo nuko Petero ababwira ibyamubayeho, harababwira ngo uyu munsi nagombaga gusohorwa ngicwa, atari ko Imana yohereje marayika wayo ankura muri gereza kugira ngo iby'Abayuda bari bantegerejeho byose ntibagire na kimwe babona. Imana y'amahoro tugirire neza. Ndagira ngo dusengane Imana, dusengane Imana. Ndagira ngo ngubwire ngo unyemerere dusengane Imana. Amasengesho afite imbaraga, amasengesho afite ubushobozi. Turagushimye mwami w'abami, turaguhimbaje. Uhereye kera kose ntawakwiringiye ngo akorwe n'isoni. Uri Imana ishobora byose kandi uri Imana ifite imbaraga. Nyemerera ugirire neza buri muntu wese tubanye, kandi isengesho agiye gusenga rimuhindukira ikintu gikomeye cy'agaciro. Hagaragara impinduka zibyawe n'amasengesho. Uko Abisiraheli basenze ukabana nabo, abariko natwe ubana natwe. Ngaho komeza utugirire neza mwami w'abami. Urengere buri muntu wese ufite ikibazo kandi ufite ikigeragezo. Ndamusengeye nguko marayika w'Imana yamanutse agafungura inzugi za gereza, agakura Petero muri iyo gereza. Aba ariko nawe umugirira neza, umurwanire umubere Imana kandi umubere umutabazi, mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen.